ingo dore imvubu dore impara every day I need a burudi of Jesus. Ubuzima, urupfu, ibi byombi ni urugendo umuntu adatoranya. Ariko hari inkuru zisiga imitima imenetse kurusha uko amagambo yabivuga. Iyo umuntu ukiri muto agiye asiga icyuho kimeze nk'igikomere kidakira. Muri uyu muziki wacu twagiye dutakaza inyenyeri zari zikimurika. Bavuga ko urupfu ari rwo rurangiza byose, ariko hari igihe ruza vuba cyane rugasiga inzozi zidatashye. Tugiye kurebera hamwe amateka y'inyenyeri z'umuziki nyarwanda zazimye vuba, zirimo abasore n'abakobwa bari bafite impano zitangaje, ariko basiga abakunzi babo mu gahinda k'iteka. Icyakora ariko nubwo bagiye, badusigiye umurage w'urukundo, ndetse badusigira n'indirimbo zitazazima mu mitima yacu. Reka mpere ku mwanya wa 10. Aha hariho Gogo Glorious. Ni umuhanzikazi w'indirimbo zihimbaza Imana, wakunzwe cyane mu ndirimbo Every Day I Need the Blood of Jesus. Glorious yitabye Imana tariki ya 3 Nzeri mu mwaka wa 2025 ubwo ari mu ivugabutumwa mu gihugu cya Uganda. Yitabye Imana afite imyaka 36 y'amavuko. Ibyemezo by'abaganga byerekanye ko Gogo yishwe n'indwara y'umutima, heart attack. Yaguye mu bitaro bya Kegela Doctors Center i Kampala, aho yari amaze iminsi mu ivugabutumwa. Ngo yari amaze iminsi ari gukora ibiterane Imbarara, ariko ageze i Kampala atangira kumererwa nabi bitunguranye. Nibwo bamwe mu bo bari kumwe bibwiraga ko ari uburwayi busanzwe yari asanzwe ahangana nabwo, ariko aza kuremba cyane. Ubwo yagezwaga kwa muganga, byaje kugaragara ko yitabye Imana. Manager we yaje kuvuga ko uyu muhanzikazi yari amaze igihe ahangana n'uburwayi bw'igicuri, ari nacyo cyamuteye uburwayi bwaje gutuma yitaba Imana. Ku mwanya wa 9 hari umuhanzikazi Nyiransengiyumva Valentine, benshi bamwitaga Dorimbogo cyangwa se Vava. Vava yitabye Imana tariki ya 27 Nyakanga mu 2024. Yakunzwe mu ndirimbo yise Dorimbogo, aho yavugaga ati dore imbogo, dore impara, dore imvubu. Iyi ndirimbo yari yarasohotse mu mwaka wa 2022, ikundwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri TikTok ndetse na YouTube. Vava yitabye Imana azize uburwayi, aho yari arwariye mu bitaro bya Kibuye. Amakuru yavugaga ko yari amaze iminsi ataka umutwe ndetse n'igifu. Yari amaze iminsi mu bitaro, ariko bigira aho ngaho ajya muri koma, maze hashize akanya gato umutima we urahagarara. Abaganga baragerageje kumuzanzamura ariko biranga. Benshi batekereje ko ashobora kuba yarazize uburozi, ariko yapfuye asize abana 2. Ku rutonde rwacu rw'abahanzi 10 bitabye Imana, abahanzi b'Abanyarwanda bitabye Imana bakiri bato ariko bakunzwe mu Rwanda, ku mwanya wa 8 ho reka tuhasanga umuhanzi Mutamboka Delic. Uyu yamenyekanye cyane nka DJ Dizo. Yitabye Imana tariki ya 19 Ukuboza mu mwaka wa 2024. Yarasize uburwayi bwa kanseri yari amaranye igihe. Mu mwaka wa 2022 yari atuye mu Bwongereza. Yagiye kwa muganga bamusanga na kanseri. Abaganga bamubwiye ko asigaje amezi 3 gusa, ayanganaga n'iminsi 90. Icyakora yaje kurenza icyo gihe cyari kiteganijwe, abaho indi myaka 2. DJ Dizo yifuje ko yapfira mu gihugu cy'u Rwanda. Inshuti ze n'abahanzi batandukanye nka Meddy, The Ben na King James bakusanyije inkunga ya miliyoni 9 bimufasha kugaruka i Kigali mu mpeshyi za 2022. Yitabye Imana afite imyaka 26 y'amavuko. Yavugiyeho byinshi mu gihe atari yakitabye Imana. Bamwe bavuga bati ko yaje avuga amezi 3, none karenze umwaka, kagejeje imyaka 2, ariko yaje kwitaba Imana. Reka ngusabe niba utarakora subscribe uyikore uyu munsi,
Ku mwanya wa karindwi hariho DJ Mira. Uyu ubusanzwe yitwaga Virgile Karuranga, yari umushyushyarugamba akaba n'umuhanzi ukomeye. Yitabye Imana azize indwara y'umuvuduko w'amaraso. DJ Mira yarakunzwe cyane ariko aza kwitaba Imana tariki ya 5 muri Mata 2020 mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. DJ Mira yasize umugore we ni Igihozo Hope n'umwana wabo w'umukobwa, icyo gihe yari afite amezi 7 gusa. Ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'abahanzi nyarwanda bitabye Imana hariho Hirwa Hanley. Yari umuhanzi nyarwanda wari umwe mu bari bagize itsinda rya KGB. Uyu musore yari yaravukiye Burundi muri Kamena 1985. Yitabye Imana tariki ya 1 Ukuboza mu mwaka wa 2012. Henley yari musaza wa Nyampinga w'u Rwanda 2012 Miss Kayibanda Mutesi Aurore. Yitabye Imana afite imyaka 27 arohamye mu kiyaga cya Muhazi aho yari yasohokanye n'inshuti ze. Urupfu rwe rwasize agahinda kenshi kuko yari umusore ukiri muto ufite impano kandi wari witezweho byinshi mu njyana ya pop mu Rwanda. Ku mwanya wa 5 hari Yangsi. Uyu muhanzi yitwaga Kagahe Ngabo Calvin, ariko benshi bari bamuzi nka Sike cyangwa se Yangsike. Yari azwi mu ndirimbo zirimo Umugabo, Umurava n'izindi nyinshi. Yaje kwitaba Imana ku itariki ya 17 Nzeri mu 2023. Yaguye mu gihugu cya Canada aho yari atuye. Yapfuye azize urupfu rutunguranye. Iyi nkuru y'incamugongo yababaje benshi kuko yari umwe mu bahanzi bakiri bato batanga icyizere, ndetse ngo yari afite inzozi zo kuzageza umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga. Yangsike yavukiye Nyamirambo mu mujyi wa Kigali. Yitabye Imana afite imyaka 22 y'amavuko gusa. Reka nkwibutse ko niba ushaka apartment nziza yo guturamo, Skyline Property Management igufitiye apartment nziza hano Nyamirambo kuri 40. Hamagara 078 44 612 99. Ku mwanya wa 4 reka tuhasanga umuraperi J Paul cyangwa se Joshua Tuyishime. Uyu yitabye Imana tariki ya 2 muri Nzeri 2021 ubwo yari afungiwe muri gereza ya Mageragere. J Paul urupfu rwe rwashenguye benshi uko yaguye muri gereza azize uburwayi butunguranye. Byavuzwe ko bwaturutse ku bintu by'ibinyobwa bivanze yanyweye ubwo yari ari kumwe n'abandi bagororwa. Ariko umuraperi J abari we witaba Imana yasize abana 2. Ikigo Forensic Laboratory cyaje kugaragaza ko yishwe n'uburozi bwa metanoro yari ivanze n'isukari ndetse n'amazi. Reka dukomeze ku mwanya wa 3 hari umuhanzi Kizito Mihigo. Kizito Mihigo yaririmbaga indirimbo zihimbaza Imana. Yari yaravutse tariki ya 25 Nyakanga 1981 avukira Kibeho mu karere ka Nyaruguru. Byaje kumenyekana ko yiyahuye mu 2020 aguye muri kasho. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu rukera rwa tariki ya 17 Gashyantare 2020 ahagana saa 11 aribwo umuhanzi Kizito Mihigo wari ufite imyaka 38 wari ufungiye kuri sitasiyo ya polisi Remera yasanzwe yiyahuye agapfa. Byari nyuma y'iminsi 3 gusa yari amaze muri kasho. Turacyakomeje n'urutonde rwacu, reka tujye ku mwanya wa 2. Aha hari Uzaramba Karasira Aimable. Uyu ni umuhanzi akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Inkuru y'urupfu rwe yasakaye tariki ya 7 ku kwezi mu 2026. Urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko yishwe no kunywa imiti myinshi overdose. Ngo hari imiti yari asanzwe akoresha ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, kuko ngo yitabye Imana ku munsi yagombaga kurekurirwaho mu igororero. Bikavuga ko iyi miti yayinywereye mu ruhame bagahita bamwihutisha kwa muganga, ari naho yaguye. Kuri ubu hakaba harimo kubikiriyo cye kuva ku itariki ya 11 ku kwezi kwa 5 2026.
akazashyingurwa tariki ya 14 uku kwezi kwa gatanu i Rusororo. Ku mwanya wa mbere turahasanga Uburabyo Ivan, yamenyekanye nka Iva Buravan. Uyu musore wapfuye akiri muto yavukiye Nyakabanda, yavutse tariki ya 27 Mata mu 1995, yitaba Imana tariki ya 17 Kanama mu 2022, agwa mu gihugu cy'Ubuhinde azize kanseri y'urwagashya. Iva Buravan wakunzwe mu ndirimbo zirimo niyasorejeho yise Big Time, yitabye Imana ku myaka 27 gusa, yari akiri muto. Yababaje abantu benshi, ariko by'umwihariko yababaje cyane wari umukunzi we Chifa Marti, wazamuye amarangamutima ya benshi nyuma y'urupfu rwa Buravan. Byavugaga ko bari barangije gutegura gahunda yo kubana, ndetse ngo bari baraganiriye no ku mubare w'abana bazabyarana. Yasize intimba ikomeye ku Banyarwanda, ndetse baracyamukunda kubera ibihangano bye, dore ko hanashinzwe fondasiyo yamwitiriwe. Nakugezagaho urutonde 10 rw'abahanzi nyarwanda bitabye Imana basize intimba mu mitima y'Abanyarwanda, ariko ibihangano byabo n'ubu biracyabahoza amarira.